Ewe ugeze inzobere ni kwa kundi uri mu rugo kwahita uvuga ati reka ngure ka Jameson ubwo tarani 5 ziba ziragiye reka ngure nakandi ka wine runaka nabwo ubwo ugeze muri za bingahe ukahita ujya kuri telefone ukahita kubitinda hejuru ukajya kuri telefone ugahera kuri A ukagera kuri Z ugihamagara wagira imana ukumva nka Diana arakubwiye ati ndaje ubwo Patrick arategereje abantu ubwo Diana kavuga ati iyo aje arabigotomera akabigotomera ufi akahita akubwira ati ari harijya gutuma padi wowe wajye kungurira padi ku muhanda mbese nko kukumenyesha ijambo ndi mu mihango n'iribi ariko ngo hari n'amaniga pevera kavuga ati jya kwitawaza kapfusha kavuga itawaze sha jangi hangaho muri kujya mu rwego rw'ibimara cyamana cyafijyana batawaze se kaba nk'ibyo bintu kumbwira urabivuga urabizi ejo bakazarwa no gufura ibintu bari bibiri aho yangura burize watanga senyi sa bagagura omo bagafura bro byihorera aho nigaba yarabaye kumenya kubikimara bisaba kuba risk teka birarisha kubi ariko bisaba no kuba umuntu ufata risk nyine oye nta risk je nkora mu kabari ndabizi bro umuntu igaraza akahita yicara hari akahita avuga ati hari ahantu ndahabariye kangwa byeri ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ntajya yirenza kuko ababara n'igihumbi cyatike kuko abazanye bitanu urumva ntiyajya ahantu byibura ahantu hazima byeri kandi ubona hadaciritse cyane akabyera bari igihumbi ni agapeti abantu kagasinziriraho ubwo waciye nko muri quartier wakubisemo cyagorira kwaje kahita ugenda ukahita ukwamira hariya urumva kavuga ati karanda gacyura amani inzobere zikagura koko baguhe mukanya inzobere rahita bipanchi kahita isinzirira hari ukahita ugenda ukahita umubwira ati ariko nakuridinga tu nta birenze ati nubundi cyasinziriye ati tugende nta ribi ukahita umujyana mu gashamburete kawe ejo akazabyuka ari muri chamburete atavuga se nk'ubu twaje gutati kimaranye ubwo nta mafu ntabiba washoye bro cyo nta gishoro kiba kirimo uravuze ngo ibimara bifata utwipfushije oya ntago ari utwipfushije reka ahubwo inzobere za spendinga ni nko kugira gutera inzobere za spendinga ibimara bikenjoye harya ngo ni nko kugira gute ni nko kuretesha mukamo ni nko kuretesha agakama ugatonora umuneke undi akahita wurya urumva ahantu babirengeza ibimara birimo neza biri muri biti kabisa ahantu babirengeye man wakimara we waganira nawe ntiyabivamo cyagikabyo cy'abanyamukuru ngo abayigize aho mpera bira makosa sandefu bila elere amatuza yashizeho ndabona kuva kuri yoro uba asha dibusi yasha dibuni ushize warambwiye uti amatuza yanjye ni nk'amabuno ya yoro none ndabona amatuza yawe ari kuba nk'amabuno ya Nyambogo biterwa n'igihari ubu ngubu biri gupfira he cyangwa nibwo buryo wahisemo ahantu biri gupfira ahubwo biterwa n'imyambaro buryo umuntu yiyongera cyangwa akagabanyuka bitewe n'ibintu yambaye ubushize ariko nabwo wari urimo nyiyereka nari nambaye isengeri iciriye hano gutyo ubizi rero hose aba hagaragara icyo bita poitrine ikaba iri hanze yose kubera ko aba DJ bari kumbwira ati wogenda duhagarare muri Mr Rwanda niyo mpamvu bari kumbwira ati wowe gerageza none ubu yahisheho gato uzabereke nyuma aba DJ biteranyije baravuga bati genda ubwo nyine ubwo mba ndi Mr w'aba DJ ubwo ubyumva abantu baba bahise bakavuga ati genda nuva aba DJ baregera bavuga ati ikimara n'ikigo kigomba kuduhagararira cyane abo ni ibimara narakubwiye ngo ntago hatwika utari ikimara ntago bishoboka hatwika ibimara nibyo none se reba mu batwitsi bose bariho reka atari ibimara gusa focus bro
ni ibimara nyine reba abantu bose bari gutwika hera ku murongo nyine ibintu biri gutrendinga abantu bari kuvuga muri iyi minsi iki ibintu nk'ibyo uraca kuri YouTube hari ukahita usanga ngo kabaye waca kuri hari hirya ukumva batangiye kuvuga ngo mu mazi ibintu nk'ibyo bro ese si ibintu biri gutwika twese tuzi se ese buratuka ari ubwenge naba super se araze n'ubwenge super se ninde ukimuvuga uracyumva super inkuru zizacitse ngo byagenze gute ntibikunda yabaye seriye se yabaye umva bundi bita bishira abaye ibintu bari bibiri ni ukubikimara hagashya cyangwa ukaba seriye ukaraburiza umuntu abaseriye afite ibiceri utaragera ibiceri ntabwo wabaseriye mwana banza guhiga abadije bikuranyije baravuga bati ikimara nikigenda hagararira ibimara muri rusange by'abadije cyangwa nibyo tugenda uduhagararire hari igihe uri kumva ko ikimara ari ikintu kitumvikana mani waba uzi definisiyo yacyo wakumva ko ari ibintu birenze icyo niyo ugiye kumbwira noneho ndava nyimenya definisiyo yacyo se uragira ngo nteze abantu badukurikiye ahangaha ntabwo nta kintu rega banza ubwira abantu ati mukubite comment mukore subscribe share and biti kutabivuze ibyo biboro ibyo ngibyo nabikuvugira nishyura kwanza nabaye ikimara nyine ubwo nibwo mumara bwa mbere undi umukimara kirareka hagashya kiragenda kikata kimera gutya kikakirebera ibintu hariya byose icyo bari ikimara pose Definition y'ikimara ubundi urabizi ko ikimara ntawe ukitaho ariko ikintu cyose gikoze abantu bagomba kukimenya no vuga ngo wowe ntawe ukwitayeho ariko icyo ukoze barakimenya ntabwo bizi bya bindi urabizi nyine nkamwe mukora ku YouTube channel mubizi ugasanga hari umutipe usura boro yawe agiye kureba ngo wakoze iki akaba bizi ibintu byawe ariko akaba atakwereka akabizi atanakora kuri subscribe akaba bizi ariko atakwereka akabizi bro ibaze ufite ntuza account yawe ya Instagram buri muntu arasura ngo areba aho ugejeje ariko atakora iki atanakanda like ku ifoto bro cyane ariko bajya bavuga ngo ntabwo bagukurikira bose ari abafana harimo n'ababategereza kuraburiza iyo utwitse rero aho ba bantu baba babizi ariko ntago babikwereka ko babizi bro uhita rero ubikimara ukabereka ko nawe nta birenze ugakomeza ukitwikira uwo mwanzuro ujya kuwufata byari bimeze gute Drizzy uvuga uti kambabani ikimara atereka mbihorere urumva hari igihe umuntu akora ikintu mwana ukabona umutipe ari gukora ibintu ukabona nawe wakoze ibintu mwana ukabona nyine biraryoshye biri gutwika ariko ukabona abatipe bro nta muntu ushaka kukwereka ko icyo kintu yakibonye nta muntu ushaka kukwereka ko icyo kintu yacyumvise ngatekereza icyo kintu gusa bo nyine bari kukurebera hariya wakotoye akaba aricyo bahita bamenya noneho bro hari aboro wakotoye wagize kuki ariko badashima ibyo byiza wakoze nirwo rwango se ruvugwa muri game ibyo bintu niba ubiri mutabizi jara ufunga YouTube channel yawe uyisibe ese gute utabizi harahiye erega babishidikanya hora bavuga bati ibi bintu nta kintu cyadanje cyatuma biza mu rwango abandi bati baranyanga nyine urumva ntibapfa kumenya ngo ninde ukubwiza ukuri ninde ukubeshya urumva reba nk'ubu ngubu hari ibintu bita gufashanya ukabona nk'ubu ngubu umuntu warifasha aravuze ati rero Drizzy cyangwa se aba DJ ugenda uduhagarare muri Mr Rwanda uzatwereke umusaruro bimeze gute tuzagusapotinga bizagenda gute ugasanga umuniga umwe aciye ku ruhande ngo uramuniga se ngo buriya ngo happy man ngo bikamurya ugasanga uwo muntu nta nubwo yemerewe no kujya gufana aho Mr Rwanda yabereye usanga ntari kuri urwo rugero ibaza ukuntu aba ameze rero ibaze ko bavuga ngo abantu ni abanyamakuru umuntu akaba atanemerewe no kureba televiziyo
kugira atakubona. Siko umuntu agishyamba ntanareba ikiganiro wakoze man. Yashyira kuri niba uri gukora kuri televiziyo yashyira yabona ari wowe urakayita akareba akayita kanda kuri remote areba hirya. Gatareba ko ari wowe uriho. Bro ibi bintu tugomba kubimenya man twabisobanukirwa fresh. Nubwo bwose uba wiraho wigize ikimara ariko nibyo ngibyo ubibona. Ukora ibintu hagashya ariko abantu bakwereka ko babibonye n'imbarwa bro. Ubu ngubu sura nk'ubu ngubu ushobora kugenda sura umunyamakuru ukagenda ugasuza nk'umunyamakuru akahita kureba gutya. Tibite se bro. Nyira akakwereka katakuzi tu. Kandi bikaniro byarabizi arakubona azingura umunyamakuru wa flash ari azingu ufite byara TV yawe ariko nyine tu akatubite se. Ngahibaza. Wagenda ngo ramutipe man nguze ubwiyemeza zana mu itangazamakuru man. Ngahibaze bro. Ariko byo ako karo gashobora kuba gahari. Ari arubyiye bikugonga ku DJ. Kenshi cyane. Nk'ubu ngubu nabaga nagiye gukorera ahantu rero kwa kundi badushyira kuri afishe turi aba DJ twese. Yego. Urumva bro? Uri kuri afishe uraza gukoma ahantu hanyuma wagerayo wabaza donc nyine nkahagera nkaba nakubwira uri umudije nkubwira ati ni ngewe uri bukurikiro kate kwaze wose ukora iki? Ndi umudije turaza gucurangana bro ko ntakubonye se. Kandi afishe yarayipostinze bro. Yarayipostinze yakoze ati ko ntakubonye se ati bro tugenda ubwire manager cyangwa se abantu babihagarariye baze babi. Uru rugendo tuba turimo bro. Rwo gutwika twigize seriye ntago bizakunda niyo mpamvu uzigira ikimara yangu twika. Uretse no ku gace k'aba DJ ibyo bintu uvuze hari abanyamakuru barenze batatu bigeze kumpa ingero bambwira ukuntu bagiye basigwa n'abandi banyamakuru ku muhanda bahuriye nko muri show mu ntara. Ndahibaze bro. Kandi nk'ikeboge nta kintu ibaze utwaye imodoka haraburaho imyanya ibiri mwagiye muri abanyamakuru mwese uhise ujya ku ruhande ati se ko mbona imodoka zabuze ati atakubwira waririmbye ihese. Nta nubwo ashaka kuvuga ngo wenda uri umunyamakuru iki tabazi waririmbye ihese akabishyira mu buhanzi. Ariko amaniga ndayakunda ko tuzanga tubibimara tubane nabo. Tuzabibimara tubane n'amaniga mani. Erega ikiza gihari iyo ukoze no kuvuga ngo ikintu cyose ukoze arakimenya. Rero gato cyane umweretse ko wageze ku ntego zawe. Ngo bro ngo ndibuka cyagihe ngo kujya gukorana na Jarasi ngo ngo mani ngo warutangiye kubikora neza gatekereza ikintu kandi icyo gihe waramubwiye ati se bakahita kubaza turirimbiye wenda kusi bro. Urumva muri make abantu muri game barakasanya barabanirana barakasanya bya danger man sana ariko bakanabanirana ni ishyamba gusa. Ndibuka nyiga kera muri primaire muri secondaire kuko nge nize ntafata note ibyo ntafatiraga ku kibaho byabaga ari ibyo nyine bwo nabaga ndaburije bakota note kwa kundi barebaga ngo bafite note ubwo nyine nabaga ko ntari bwige cyase nka maryo cyumweru ntizi cyangwa bakanyirukana nkajya mu rugo. None kwa kundi ubwira umujama harabajama bakora uturezime turenze tumubwira se bro ase ako karezime zana nanjye nze kurebaho ngo ntarbi ngo ndaza kukaguha ngo reka mbanze nkige. Ubwo nyiruka tumva kajya kubanza kukiga ukamwihorera. Ubwo nukamutiye nko mu masaha 12 mugiye muri etide muri etide ya kabiri mukagaruka bwira se bro kaga staff ati ndacyongeraho tundi tuntu ati ndaza kukaguhera rimwe. Basi sabu nijikaye wenda ari gukora wenda amarizime wenda ya economy basi unijikaye ya mate mbe ndebamo ngo niyo mita nkurikizaho ngo bakwitonze akazana mananiza avusa burya nize nabi akurangiza kwiga nabo kabarisho umuntu abarize nabi akiga nabi abana n'abantu ukoze uri ku ishuri ni bwinshi cyane bro. Ubwa danje wabo ndi babuyoboye hari dega nawe bita kuva mu mutwe. Ubwa danje ngiye nibyo biryo muri refe bro. Ngiye najyaga kurya mbere y'abandi ugahita ufata dabo cyuma kitarasona nkahita nyoberayo nkahita nkora fast amapafu nkahita nongera nkagaruka nkahita ninjirana n'abandi. Arumva icyo kintu bro. Iyo nayo ni show cyane. Ubwo ndi kwibaza ahantu wacaga abantu bose utekereza
ese Drizzy kombo tubona uzana itama bite kutananuka umutima mwiza bro bakamenye ko mba naciye mba nakoze geste wakumva ndi gusura imisozi itandukanye n'iyabo sometimes nkaba nagiye kwirira ikintu aryo bitaga ikiveri zabaga ibanza sanga bo bararya nk'umuceri twe turarya kawunga twese bundi ya kintu cyabaga muri segonde yasuraga umusozi utandukanye n'uwabandi bamenyaga ko agiye kurya hanze cyangwa se ari ibintu bitandukanye n'ibyabo nk'umuriga rero mwaravuze ati tugomba gusangira tugomba kugira gute wabaga wamuciye inyuma ukajya gusurira nko ku kibuga kugira ngo atumva ko wamuciye inyuma wagiye kurya ahandi bro ntugaseke ibintu biba byaratubabaje wowe Drizzy ibintu byarakuvunnye none ugiye muri Mr finally rero umusaza ahagaze kure umuntu ava kure bro umuntu ava kure ubu ugiye kuba rudasumbwa ngahibaze nawe bro cyakora irasere ko urabona wayikwirwa nzaguha lift bro etse ko ni yumwe ndagapfa sahajyamo abantu babiri naka babiri gusa akarakumwe karaga staff se nese gafite intuza hamwe bashyira imizigo nti butu bura karayifite noye oya kaba huzuye hose karaka modoka nese hagipine byareze uzagatwara super manager n'umugabo wa muka president umugabo wa muka president ntago yemerewe kujyamo hari ngena namukuyemo kano kanya hajyebwe amategeko ari Mariya amategeko rero ntagomba kujya muri Mariya keretse warabyaye gusa warabyaye wajyamo sisi nabonye wari uriye mu kiganiro conference mwigeze gukora mbyibuka numvise ibintu bavuzemo kwaje naba batipe ntago bemerewe ako biriya byo bazabitabura batera hari igihe mwazajya muri bootcamp ukabona umuntu arakubwiye ati wandaje ari umuniga wagasubije neza ngo tuzaba dufite abantu babishinzwe niba za abantu bashinzwe kureba mu mantuze y'abantu ngo barebe arajya birakiganiro cyaro cyaransekeje bari kureba niba ari abagabo bataye ubumanzi 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 ni imbere ubwo hataye ubusugi n'ubumanzi n'amatusugi ariko bro reba tugezeho bakavuga ati hagomba kujya imanzi gusa bahita bangira umusekirite w'abarimo sinabanemerewe no kubareba nahagara kuri gate wahagarara nk'abasekirite bo muri match kuri gate bamwe bareba abafana kandi match iri kubera inyuma yabo cyangwa se nkajya njye muri biryo hari ibintu twita imikino kugira ngo ubimanzi babisubizaho nk'imyaka nyuma y'imyaka ingahe ntabwo bikunda umuhungu wajya aba yagiye ese ubumanzi bwasubiraho ku muhungu man wenda ndavuga nyine babisubiza nk'imyaka ingahe kugira ngo basange uri imanzi basubizaho inyuma nk'imyaka 20 ko bisaziyemo ingahe icyo gihe uhita wibaza ngo afite ingahe mbere yo kuvuga ibyo amategeko n'amabwiriza avuga ko nta rudasubwa uri hejuru y'imyaka 30 hari ibibaro nigeze kumva niba ari kare wataye ubumanzi uri ku myaka 10 mbese urabizi neza ko mfite 30 wagerageje ariko byo bro reka nkubwize ukuri bashatse kuvuga ati reka none dusubizeho imyaka turebe igihe uzagiramo uri bihurane n'ubumanzi yewe nta makuru mfite y'ibyo bintu gusa nyine bashobora gusubiza inyuma bakagera bakavuga ati ni mu byihorere noneho bakabyirinda bavutse byararangiye ariko ngo nyine ngo umuntu avuka ariko n'undi yarakoze geste mwese ucaye uravuze ngo cya gitutsi bajya batuka umuntu yarabanje kugikora umuntu abakoze geste mbere mwese ucaye cyase ruvuka nta gitsina ufite uvuga ngo ubumanzi bwawe wabutakarije kuri mama wawe ibyo bintu ntago ari byo mvuze wowe yisubyitiranye wowe byo waruvuze byari bihe ubwo kuko ubivuze gutyo urumva abahungu twese niho twaba twarabutakarije kandi ntago nkeka kuri ikiremba cyangwa uri umukobwa sibyo se ariko Drizzy bila makosa ariko ndakubona akantu kashizeho akantu ntabwo kari gushiraho neza ariko kutajya ukuramo ngo utwereke nuko ufite amaribori menshi ntago ari amaribori aya ngaya
ni inkovu za gisirikare. Ntabwo wigeze ujya mu ngando ze. Izo ni inkovu z'ingando z'impusi. Pusi yaransharuye mu ngando. Ese ko bikubabaje bro? Ntabwo ari ibintu bisanzwe man. Oya ntabwo bimbabaje. Birantunguye. Ubwo se pusi mwari muhuriye muri show. Kandi pusi zagukoraho. Mbona ukundi pusi. Naniyo noroye. Yakareka. Ni izizo zigata. No mpamvu ntarayorora gusa nkunda kuzihura. Iyo pusi yo mwari muhuriye he? Nkura kuzibona. Nkura guhura nazo. Uheruka guhura n'ipusi ryari? Cyangwa uheruka ipusi ryari? Oya amapusi mpura nayo buri munsi man. Wayihereza se buri munsi. Umuntu yegera hamwe mu ngari yarahingutse ko nta ndi kubona. Amapusi yambara amajipo. Wande bari byo ari kureba. Ariko ufite mani mara yaje. Mwanduye muri benshi. Reba babaye ngombwa ko abahungu bose bajya guhatanira Mr. Rwanda. Bakavuga ati guhera ku myaka 18 kuzamura ugomba kuba byibura uri imanzi ukajyamo. Cyangwa se utaragize ibitekerezo nk'ibyo uramutipe yatekerezaga. Bavuza amapusi ahita atangira areba amajipo. Ibintu bihuriye he mwana? Kandi mwangiritse mu kintu. Menya abonye amapusi mu majipo. Murakoze cyane. Uyu munyamakuru Jarasi nawe areba amapusi mu majipo. Ibyo bintu namwe mubimenye. Wowe yabonye mu mapantaro. Biterwa n'umwambaro w'uwo munsi. Ari n'igihe yabona mu makanzu. Ari abana yabona mu makanzu. Ayo Drizzy. Mama rwose wamugani. System hahise mari nziza yo kubikimara. Reka nkwereke. Uzi imbere dukorana ikiganiro. Burashize nk'igihe kingana ikera nk'amezi 5 cyangwa 4. Nka5 arashize. Icyo gihe uko narindi siko ndi kano kanya. Wapi sibyo? Umuntu urumva hari izina Jarasi yaranziho, hari n'izina nziho uyu munsi. Si bitandukanye? Yego. Wise umurese nararebye ndavuga ati reka mpendura umuvuno. Naje nigeze umunyabwenge birananira. Biranga neza. Yego. Uvuga ati kama mbaye. None se nibyo wapfuye nafata? Fata twapfuye iki se? Uracyari mu DJ wese? Fata ndi mu DJ we. Njya numva umukasa nkagira ngo ese ko bintu mukunda kumbaza kenshi ngo fata mwaretse fata gahumeka. Bajya bavuga ngo Drizzy DJ wafata ku mavuta. Reka mureke fata. Wowe na Tatiana. Yego. Tubara muri fata DJs. Nko utakumva Marina nta hantu yajya no babaza. Ejo nambwira ngo ariko ngusiko mwatandukanye nafataaho yogosheshereje. Namubwira se kwiyogoshesha yahise hindura n'amahinda ahita yumva ko byose birangiye. Ngo nyine ngo ratwe niko tubyumva ngo kuko niko yahise atangira bira biganiro bye. Navuga ati ariko aramaniga baregesha. None se kuva yiyogoshesha mwari mwahura? Yego turahura. Kuko nago tumaze kenshi kuko hoya ntago erega aho bino ntuza covid yaziye nta nubwo turongera no gukorana. Akenshi ubu ngubu ninjye uri kwikorana ndi kwihigira nikorera geste zanjye. Ubona kubikimara byarafashije iki abantu muri covid? Kubibimara. Erega ibimara ni ababaye ibimara. Ibimara ni byinshi. Wabonye muri covid ukuntu ibimara byamenyekanye bro. Ibimara byaragafasha. Byarakarituye. Aha. Wabonye ukuntu YouTube channel zabaye izibimara zinazo zigatwika. Urabyemera cyangwa kubyemera? Oya nanjye ndabyemera. YouTube channel zibimara nizo zitwika. Ubu nanjye ikiganiro dukoze abantu igihe cyarebwa cyane ko nakwaye ikiganiro n'ikimara. Titre uri bwandike urabureba. Kirareba kireta uraba wumva. Ndaba ndiba. Abantu bakunderega ntago bakunda ubuseriye. Ubona biterwa n'iki se? Erega ibi biganiro byatubye abantu baba bashaka kuruhuka mu mutwe. Ntago baba bashaka gutekereza cyane. Rero iyo ushatse kuzanaho ibintu by'inzobere bro araburiza tuje tuvugisha ukuri. Abantu bashaka kuruhuka mu mutwe ubwo ndaza kwereka. Uko gupinga inzobere n'abasesenguzi. Inzobere n'abasesenguzi bajya kuzoberera ahandi hantu hatari kuri YouTube channel. Kandi nabwo hari igihe usesengura ibintu by'ubumara.
bikarebwa reka nagomba ubusesenguzi ntabwo umuntu asesengura ibintu by'ubuhanga gusa no mu busesenguzi ushobora kuzanamo ubumara mu busesenguzi uzuyemo ubumara ntabwo umuntu asesengura ibintu by'ubwenge gusa si ubizi se niyo yafi harya ni barene cyangwa ni inshonzi hari udufi bajya bazana mu makaritsiye tugura 600 urakagura donc amahwa ngira ngo amahwa niyo fubuguzi amahwa niyo menshi kuko usanga ku mutwe rero hariho inyama kurusha icyo hasi tekereza icyo kintu ibaze nk'iyo fi rero ariyo uri gusesengura hari ubusesenguzi ujya ubona muri iyo shusho hari ubusesenguzi ujya ubona muri iyo shusho bwinshi cyane abantu benshi babaye abasesenguzi kugira ngo naberega kuko abasesenguzi baba bashaka nabo kuvugwa kugira ngo bavugwe cyane rero usesengura cya kintu ubona abandi bantu batabonye kandi icyo ngicyo aba ari ubumara kuko ikintu kigaragara nyine abantu baba bakibonye abanyabwenge turabazi hano mu gihugu ubwo nkoresheje nk'umutwe w'inkuru nkavuga nti DJ Drizzy w'ikimara yemeye ko na boss wari ikimara oya ibyo bintu se bya boss bije mu bintu twavuganye mvishima ijambo boss man hari umu boss ni isi kimara hangaha ntawe kandi abanyamakuru mugonganisha abantu mbihorere onzi cyo murakorana muzahura mbere nigaramiye akubaza ibyo bintu by'ubumara yego umwanzuro wafashe Drizzy urakomeye ese birakubabaje ishwe rero reka mbikore kabisa niba bitakubangamiye bikaba bitambangamiye nge ku giti cyanjye mvaho hari akantu ushize numvise uri kubwira Irene uti niba tutari ibimara ko bari abana batugiriye impuhwe se wa mugara mu gitabo yego cyazo abivuze kari ku mabisika trending avuga ati narafashe umwanya nshimira abakobwa bemera tugasangira n'ababosi bacu ku meza amwe abakobwa n'abana beza avuga ati wowe humura mushobora kudasangira pizza uyu munsi ariko muzasangirira ku meza amwe na bosi wawe mwese mukarya bimwe cyo bita fresh meat urayizi si yo nyama mwese mukarya mukicara ku meza amwe mugasangira rero icyo ndi gushimira cyagiye abakobwa tu ibyo bintu urabibona nyine ibazaho ikimara gisangira n'inzobere cyangwa ukabona ikimara gisangira n'umusesenguzi Yesu ko nta musesenguzi nzi hano mu Rwanda ma wabi ahubwo mbwira abasesenguzi dusangira nazi hari yaba umusangira bo simbaza ariko hari abasesenguzi mu Rwanda oya mbwira nyine uri kubihamenya mbwira uwo musesenguzi dusangira nazi bibwire kuri kamera hariya abantu babivuga tubwira inzobere twumve niba atari uwo musesenguzi oya nta n'inzobere nzi kandi uvuze ko ari ikimara gisangira n'inzobere inzobere mvuga ni ababosi ababosi bashora ibiceri ugashora umunwa cyangwa ugashora akazina ufite gato kakakurisha kakagusangiza n'ababosi kakagucembesha hari indirimbo ndi kumva yitwa ngo rompe karimbo kitwa rompe ka Afrika chabro karimbo si sawa ngaba ngo kande karashaka wati ubona kandi nge nifitiye bila makosa nibyo mbabwira ati rero mwabasore mwe kora ibintu bibiri kora amafaranga cyangwa kora injuka ibyo bizakurisha abakobwa be bakubwira ko bakugukundira iki injuga cyangwa umubiri nge ntago abakobwa ibyo bintu babimbwira kandi barambwiye nta musore ubaho atateye makeup makeup gataho ako ka makeup karigiye kakurisha erega abantu bose ntago bakunda makeup ushobora guhura n'umukobwa avuga ati biriya bintu yisize hapi undi muntu yahura nawe ati hubwo noneho n'ibirana nari nkeneye si byose kuko ari abakobwa bavuga ati jarasi ngiye nkunda karaga kwa feke ewan undi yakubona akavuga ati se jarasi nuko umubona hariya ninda nakisha ugasanga nyiri icyo kintu urakizize bro uzize kuba winywera byeri yawe akadakari wowe ukabizira ariko hakaba hari icyana kivuga ati nanda ya jara sindayirwaye
cyana nyine nawe utazi Yesu ushona nuko nakizi nyine niyo mayiro urumva rero ni ukuvuga ngo iyo nta mafaranga make-up twakoze n'iturisha ariko amafaranga agura izo make-up. Okay. Kandi dukunda gukorana ikiganiro kirimo ubuntu bw'ubwenge cyane. Dukora ikiganiro cy'ubugoryi kirebwe winjiza. Tuve mu bwenge. Kuko urajya gucengeza abantu ngo bosi ngo gusangira ngo ni iki byose. Birabagora. Ukeneye ko abantu mbese baba relax bakareba bakavuga ati bro ewana warambwiye ubushuzi utari kwiyo duhuye ngenda kwimura bavuga kukimura so kwimura umuntu urakimura kwimura nk'ikibanza niba cyari buryo kibanza kikiri bumoso ibanza birimuka terwa n'ikibanza cyari none se ntago uzi ikibanza batangiraho za iPhone umuntu akagura ikibanza iPhone muguna akagura ikibanza amafaranga runaka si byose ndi kukubwira nyine bura wakimura wari da umeze neza wenyine oya wari da uzi ikintu bita kwimura ba mister ntago ari mister ba mister ariko nubundi Drizzy babona reka nkubaze wari ariko bamona nubundi Drizzy ari mu miss aba mister none se album se yo album apana album Drizzy ngo yaretse ubu DJ ngo ubungubu ngo ni ikimara naretse ubu DJ ngiye kwitwarira kara gaserika Drizzy yarakugize ikimara ariko Drizzy ayimba wari da n'umushuti wawe ariko nubwa mbere mbonye abonye umuntu akirekura wari da n'umuntu wanjye wabyumvisha wari da ko tuziranye ngo ni iki karakaririmbo iyo kumvise karakagabo katwitse wankunze ngo nta mane nta body nta achamuza abo bakobwa baheruka kubaho kubwa ba papa kera cyane aho wamushukishaga nako niso wajyaga kumukuzanira imiryango ikabahuza nta kintu uriho nta kimiryango ase ngubu umukobwa wagaririmba akaririmba ngo yavuze ingingo ujya gusa nk'iyo nawe watanze nyine nibyo nkubwiye yavuze ko kuri za staff ari umusaza nibyo nkubwira nta muniga ubura ingingo imurengera nibibaho nta muniga ubura ingingo imurengera ubu umusaza kuri iki uraburize ku kintu umusaza ku kintu runaka uraburize kuko nta muntu ugira byose man bu musaza mu kwimura ubu ngubu nta mafaranga nigirira ariko hari ibintu bindisha nko kwimura ushobora kuba wimura neza ibyo bikajya bikurisha igihe kinini ariko baretse tugasobanurira abantu kwimura icyari ese ko wabaretse ko bigize inzobere nabyo bakabyumva kukimura ko bigize inzobere wabihoreye bihorere pe bihorera abantu bigize inzobere urabihorera umuntu wese w'ikimarazi ibyo turi kuvuga wumva ahantu ubumara burengeye yumva bya bindi abandi batari kumva bigira wakimara we urakaza ubu ngubu ndi mu ntambara awe izo mpeta ni zahabu zanyazo cyane n'ibyo makanseri zahabu zanyazo nge ntago njya mbeshya hapi izi mpeta mbane ziguriye hariya hirya nanjye nkambara nkarimba ariko ubu ngubu umuntu uri kureba iyi foto nawe azambaye risiteti arabona ko twambaye ibintu bimeze kimwe kuko nta kamashini kazipima gahari cyane yampamagara ngo reka dupime turebe ubu uratekanye ubu umeze neza gusa mu bintu byose nambaye ntihaburamo icya original bijya bibaho yego uyu munsi original wambaye niye isengeri
oya nambaye akaboxer ka original bro kankahishe ahubwo batakabona wabona mu kiganiro cy'ubushize ari ukambaye mu kiganiro cy'ubushize timba nka ya timba ya muri gazi ufite umunyamakuru uzamubwira hindure timba ibintu byo kwambara timba buri munsi menya Jarasi TV yamenye idahemba ntagihemba ndetse ni gute umuniga buri kiganiro cyose aba yambaye timba man byo hemba rero ubushize wari wambaye box Kaspi bimeze bitese ariko warabyemeye uranagaragara mu DJ bemeje ko ugomba kujya muri Kaspi nawe yarabyemeje Yumvishe se nyine ariko nawe udafite nyine yaramwe nzaza n'ibyuma ngo ayo mabuno yawe ngarebe ko ayo matuzu bivuga ngo na mabuno ya euro ngarebe ko yakoresha scratch none se scratch ni kugeza ubu ninjye muntu uzwimo jyenyine munshatse nareka n'ikiganiro nkigendera ni ibiki utabonye bro buri muntu wese ari guca munsi n'umugenzi Mr. akira mikoro yawe birakurenze byarangiye none se ni ubu ngubu ni byarangiye man popularity se ko batazamuhemba dore rero gupepera surasundi muniga Shabro munshatse nabyihurira wese yaje n'abandi dusure warandi baniga bose n'abafana bro ahubwo icyo ikintu irikamba nuritwara niki wakwizeza abanyarwanda zabanza ngurire umunyamakuru wawe indi nkweto ariko se umunyamakuru wanjye singe ubuntu zumukameramani wawe nako zabanje nguru mukameramani nzanza mugurire inkweto nicyo kintu kibura ave muri team indi mihigo nzayihigura nuko maze ibindi uzahita umukoresha indi ayambere ni timba ya Kevin timba ya Kevin nzagura umukara kugira ngo iyongeye batayimenyeza kuyimenyera kwa mbere timba kwa kabiri timba kwa gatatu dusiripa kwa kane timba kwa gatanu timba ku cyumweru udusiripa oya bro ntago ari kuguseza ndi kugushakira nawe ni ikimara ikimara ubundi kiratwika ese niba abona akabaro gatwika okay natujye ugatamo agati namwemerera muniga wawe man mumaze gure ahantu henshi cyane yambaye timba cyorka niba zifite ari nyinshi ibyo byo ndabyemera ariko ari imwe bro yabikomeye pe nanjye nakwishyura yaba ariyo yaba yiguriye Adriz kabisa uri umuti w'amenyo kabisa ndi kurogate se kurogate oya da beseda hari utuboro twese bura ni freshera dukoreshwa n'abantu bubaka ku mashansi ebaguro uburoso burimo na kurogate yego bonyine abatipe nukuvuga bamwe barara ku mashansi iyo bari kubaka amazu abo bararayo rero babandi nibo bakoresha abesed ubungu bigura 300 abana bagiye muri interinasi muri interineti ukaguriyeho waguriyo ni wanyishize kuko bakohereza kibiri cya korogate ukahita wibe tukagura ka truwasa ayo yanduka yajyana muri kantine oyo ndabiza abana biga segonderi barabiza nubwo ari n'ibintu dutinda ka beseda kaje kabikemura byose mbere yuko bikimara nta mufungo wigeze uribwa n'ababebi kubera agatwiko wenda uhitemo uvuga uti mbaye ikimara none ntayange muzongera kuri yego ahubwo avuga ati wa mugani kuki byaje gutyo urareba ukavuga ati rero kamera gutya ntayo muzongera kubona sha pusha rukara ntayo muzongera kubona reka ubu byarahindutse hari kera iyo ugeze inzobere ni kwa kundi uba uri mu rugo ugahita uvuga ati reka ngure ka Jameson ubwo tarani 5 ziba ziragiye reka ngure n'akandi kawayini runaka nabwo ubwo ugeze muri za bingahe ugahita ujya kuri telefone ugahita ukubitinda hejuru ukajya kuri telefone ugahera kuri A ukagera kuri Z ugihamagara wagira imana ukumva nka Diana arakubwiye ati ndaje ubwo Patrick arategereje abantu ubwo Diana kavuga ati iyo aje arabigotomera akabigotomera ufi akahita akubwira ati ari harijya gutuma padi wote wajye kungurira padi ku muhanda mbese nko kukumenyesha nko kukumenyesha takubwira ati sheri wanguriye padi ubwo nyine bakubwira ati ntaza kugira icyo umbaza abantu bitwa ba Diane ariko Diane na Patrick bashobora kuba baragutiye imvumo ariko
ibaze uravuze ati yarageze akanywa amashoti 3 tuvuga ati ariko nta kantu ukeneye ko kurya babazana akantu kokeje hari akakarya kamera neza ubwo yaje nko mu saa 8 saa 9 saa 10 saa 12 ati ko nshaka guhindura padise kandi ubwo nawe uri kubara uvuga ute amasaha arageze ati amasaha arageze ngiye kwata ewana uzi ukuri tureba urebye ko umuniga babwira iryo jambo ukuntu ayitareba bro urasa ari ukubwira umuniga ngo ndashaka padi no kumubwira ngo nabuze imihango ni irihe rigorana bro nabuze imihango rikugora nyuma ariko ndi mu mihango bikugora ko kanyumva nakubita umuntu yawe ijambo ndi mu mihango ni ribi ariko ngo hari n'amaniga pevera kavuga ati jya kwitawaza kapfusha kavuga itawaze sha jangi hanga muri kujya mu rwego rw'ibimara cyamara cyafijyana batawaze se kaba nk'ibyo bintu kumbwira urabivuga urabizi ejo bakazarwa no gufura ibintu bari bibiri aho yangura burize watanga senyi sa bagagura omo bagafura bro byihorera abaniga bayarabaye menya kubikimara bisaba kuba risk teka birarisha kubi ariko bisaba no kuba umuntu ufata risk nyine oye nta risk wowe ujya hariya gusa ubu barebera hariya ni nka wa muniga ucyura ni nka the band urangiza finale urangiza filime abategereza tuntu tukikararanga tukisaranga wicaye hararebera hariya akapfuye akahita kurura je nkora mu kabari ndabizi bro umuniga araza akahita yicara hari akahita avuga ati hari ahantu ndahabariye kanywa byeri ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ntajya yirenza kuko ababara n'igihumbi cyatike kuko abazanye bitanu urumva ntiyajya ahantu byibura ahantu hazima byeri kandi ubona hadaciritse cyane akabyera bari igihumbi ni agapeti abantu kagasinziriraho ubwo waciye nko muri quartier wakubisemo cyagorira kwaje kahita ugenda ukahita ukwamira hariya urumva kavuga ati karanda gacyura amani inzobere zikagura koko baguhe mukanya inzobere irahita ibipanshi kahita isinzirira hari ukahita ugenda ukahita umubwira ati ariko nakurayidinga tu nta birenze ati n'ubundi cyasinziriye ati tugende nta ribi ukahita umujyana mu gashamburete kawe ejo akazabyuka ari muri chamburete tavuga se nk'ubu twaje gutati kimaranye ubwo nta mafu nta biba washoye bro cyo nta gishoro kiba kirimo uravuze ngo ibimara bifata utwipfushije oya ntago ari utwipfushije reka ahubwo inzobere za spendinga ni nko kugira gutera inzobere za spendinga ibimara bikenjoye harya ngo ni nko kugira gute ni nko kuretesha mukamo ni nko kuretesha agakama nawe ugatonora umuneke undi akahita wurya urumva ahantu babirengeza ibimara birimo neza biri muri biti kabisa ahantu babirengeye mani wakimara we waganira nawe ntiyabivamo ariko mani tuvana byo kungurira ikintu cyo kunywa dore icyaka kiranyishe bya kirakwishe kiranyishe pe unywa gaki kuri kamera se kuri kamera mba ndi umwana mwiza kamera mvuga utuzi agacyayi agafanta urumva izo za gorira zo ntago nazivuga ariko ubu dushobora gukupa ukabanza ukagitamo cya gorira ugatukomereza ku gafanta bya gorira kamera cyari ibyo bintu bya gorira ariko kubivuga man iyo nzoga ni inzoga abantu biyubashye muri quartier muri boutique yo byihorera winayivuga nabi kuko ushobora gutabaka gukubita nk'ivide aborarama ni usanga yahumuye avuga ati ndamfita kangwe kanje ndi bujyane muri club reka mpere muri quartier reka gwera muri quartier bavuga utagira ngo nubundi bari kunywa mitsinge cyangwa bari kunywa skol reka anagama icyuma cyo bita gusharija wa mugani keva bivuze neza arumenamo rura muntu nta muntu utararumenamo ntazajye mu ruzakwiyemeraho rura umuntu arumenamo arangiza akagenda hari ameze neza muri club akahita atangira afata na Heineken atavuga ati muri garagafashe
kandi ubwo yabasize kure. Heineken wareba igihe ari buyinywera ukabona ayinywe nk'amasaha 5 ukavuga ati umunigara cyangwa Heineken gusa, kandi ubwo ari kuyinywera ari gusomeraho rimwe hano agacinya bakongera kujya gusomeraho hirya iriya ukagira ngo ni ya yindi ari kugura buri kanya kandi ya yindi imwe ari kuzengurukana ku buryo ifasha ahita gutwika ukayikubita hasi bayashyushye bro, bayimuhaye konje genda igashyuha koko. Ashaje ubyihorera ega bro, ntawe utabizi tuye tuvugisha ukuri, ubundi ubanza kurumenamo ukajya muri club umeze neza. None se ubundi nkora iki ariko bikanagashyira ndi muri stress ya Mr Rwanda man. gutora nta bere byari byatangira se bapi haba yego ubu dutegereje uko bimeze cyane uratora oya ntuzi ko se bagenda batora suzi ukuntu bari kubikora bino bya misi se bya misi nyine bari kujya mu ntara bagaselectinga bakajya mu turaba Mr twebwe bazagenda baselectinga ngo yandikisha abantu 800 bro bazenda gaswe hano magana ko numva mise ndeba nkaho muniga babwiye ati gera ngurere pati atareba ngo atakureba ngaho ari ibiryo by'umwana ari ikintu tugomba kubanza kumenya tubanze twisobanukirwa. Akenshi amaniga yibera ghetto hamagara umwana uzi ngo buri mwana wese uje biracamo, ariko ikimarucisha mukanutera akablag ukamubwira ati ariko na geste rompe n'ikimenye ukahita wisetsa rero. Ariko nyine umukobwa ahita iyo rero nta gahunda afite ngo agenda aze nibereye mu tumwarije SMS ati ngubu mbonye akantu kihutirwa ngiyemo ukahita bari iminsi 3 kwishira cyangwa ine utawongera ugahamagara tubona noneho nabonetse se yakongera akakubwira se ngayirimo wamubwira rero byarangiye. Aba papa mwe mujye mubyihorera ariko kuvuga ibi byahariye nta byiza bihaba nta bikagenda neza se ndanabashimira cyane abaza bikagenda neza. Kera hari system yabagaho abakobwa kavuga ngo nabo ngo byacamo ku nshuro ya mbere tugihura none nabyo byavuye kare akantu barakarishije ariko shaho aturumva twaba tugihura se ku munsi wa mbere ngo niki ariko ubu ngubu basigaye nta by'iminsi ya mbere hajye muhura mutanaziranye wapi nyuma y'inzu ahantu ari kubera ikirori kwaje inyuma gahita wimura gato gahita, ariko hari ahantu ntabwo wahimurira nta muntu unese wakwimurira inyuma y'ikibanza ari igihe iyoba kwimura bro bifata umwanya, niyo mpamvu kwimura bifata umwanya kabisa. Muzagura na microphone ariko bro cara reka dusoze ndabona mikoro zishizemo muri oya nta muntu ushizemo zagutengushye kuva kare mujye mukora ama microphone ibintu bibiri mbonye nimba Mr ibintu bibiri nzakemura kuri TV ndayikunda bya danje kwa Jaras ndamukunda mujye mugenda murebe ibiganiro bye subscribe yego, ariko nanone tubatera inkunga y'tu microphone hamwe na timba y'umukameramani wiwe. Ibyo bintu bibiri dusoza ikiganiro ibyo bintu babibaye wadukoreka akantu ujye ukora se ko kuzunguza ituzanira